witwa Karegeya Omar yavuze ko ku bijyanye na Papa Bitangaza atari ubwa mbere bitamutunguye, kuko hari uburyo yavuze ati murabizi ibyo navuze kuri case ya Pastor Mutesi wari uri muri Shogol, ariko nkurikije n'umunsanga aribo yavugaga aturiya nuriya kwa Pastor Mutesi nitwa Pastor Claude, hari igihe bigeze gufata hana amezi 6 n'ubundi basangira agatama n'agatabi. Akoresha system kiboneza vugo cyata agataka gatama n'agatana vuga nti ningira amahirwe yo kubona Bishop Gerard Nzamubaza inavuzwe na Karegeya Omar, wenda ni binakunda kuvuga ko abafitiye amakuru 100% ati ni uzanse imenyetso zabimbwire. Se Bishop Gerard byagenze bite na Papa Bitangaza, wenda tubwire n'icyo gihe byari byagenze bite? Ntabwo nemera ko ibintu abantu bavuga kuri izi mbuga nkoranyambaga biba ari ukuri. 99% biba ari ikinyoma. Kuko mpamaze igihe hari nagiye nkorana n'abantu ibiganiro bitandukanye, mbona uburyo hari udutsiko iyo tabanye natwo tukurwanya tukagusarasinga uko nguko. N'aba pasiteri batavugaho babatinyira imiryango ikomeye bafite n'imbaraga bafite zitajyanye n'iziyobokamana, ariko zijyanye n'imiryango wenda n'amafaranga n'ubushobozi. Abuzumva bavuga neza bose babatinyira ko babagezayo. Ariko impamvu wenda twe batondagira barabaza ati se afite degree zingahe, akongera akabaza ati se imiryango ye imeze ite, wenda bakamuha n'amakuru y'ibice aturukamo. Buriya nuko nanone baba bataranarenga n'umurongo, nabyo nyine hari igihe umuntu yagerageza. Ariko icyo nshaka kuvuga, ntabwo nibaza inyungu ihari mu gufata igipangu ukakijyamo. Njyewe ntabwo nshaka no gusubiza ibyo, ndashaka kuvuga ijambo rimwe. Njyewe navuye muri ibyo, ntabwo nigeze nanabibamo, ariko navuye mu gusubizanya n'abantu. Umuntu wese ageze avuge, kuko naba ntarabashubije, kuko izina ryanjye ryari gutumbagira mu gihe cya Mutesi, ryari gutumbagira mu gihe abantu bose bavugaga bamwe bati ibi n'ibi, none nkabaza kubasubiza uyu naba ndi iki. Ariko ayo makuru ubwo uvuze ko ariko bitigeze bibaho. Cyo ntabyo nzi. Urakurikirana? Ndakurikirana. Ntabwo buriya hari amafuta umuntu akora Inyamirambo, igihe mafite urugo, mafite inzu, ndajya gukodesha, yavuga ko hari iwanjye basi cyajyaga kumvika. Wumva rero ari ibintu biri katafazi, ibintu byo guterateranya gusa kugira ngo izina ry'umuntu ryangize. Kuko mu kiganiro yavuze ko kugira ngo abone ko namushubije yagihawe n'undi, kandi uwakimuhaye si uko ankunda. Iyo ntaza kuba pasiteri nari guca umutwe wuriya mugore agahanga nkagashyira mu ishashi, ririya jambo akajyana kuri RIB. Ryarambabaje kuko yarivuze mu gihe kibi, nyine yarivuze akomeretse, aravuga, ndavuga ngo umurongo utukura ukandagiyemo. Avuga ririya jambo buriya yakandagiye mu murongo utukura. Kubera buriya iyo bavuga umurongo utukura, hari igihe ubuta byonyine kuvuga byonyine birahagije kugira ngo uri mu ruhande rw'umwanzi abona hahera. Umuntu uvuga mu gihe akomeretse, mu gihe ukomeretse wiga guceceka. N'abakugira inama ngo vuga baba bakubeshya, kuko mu kuvuga kwawe ukoramo amafuti menshi. Urabyumva? Kandi uko bigaragara, Satani ikintu cya mbere yabanje gutwara, yabanje gusiba indangagaciro za Gikristo. Kuko iyo haba hariho izo ndangagaciro, hari kubamo kwihangana, hari kubamo kubabarirana. Kandi kukubarira ntibivuze ngo nkomeze mbane nawe, oya ndakubabarira nkabohoka nawe nkakubohokaho. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Yes, bihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane.
by'umwihariko mwese mubana natwe, Imana ibahe umugisha cyane, muraba agaciro kandi turabakunda. Tubifurije intangiriro nziza z'umwaka wa 2025. Turi kumwe na Bishop Gerard, umukozi w'Imana, Uwiteka Imana isumba byose. Bishop, umeze neza? Meze neza. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze kunyakira, Imana ibahe umugisha. Ku gatuti kacu turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nta kibazo kabisa. Umeze neza? Nibisanzwe. Yego, umwaka wa 2024 twarawusoje. Yari umwaka umeze ute kuri wowe? Yari umwaka wasoje ute? Yari umwaka ufite iyihe shusho mu buzima bwa Bishop Gerard? Wari umwaka mubi ku buzima bwanjye. Oya. Wari umwaka mubi. Wari umwaka wo kugwa, wari umwaka wo kunanirwa, ariko twawushoje dukizwa. Amen. Yego. Wawusoje mukizwa. Haburyo umuntu avuga ati umwaka twawusoje dukizwa, kandi uri Bishop. Ese wagiye kwitwa Bishop udabanje gukizwa? Mbo gukizwa ni kimwe ku ruhande. Gukizwa ni byiza kandi duhora dukizwa. Buri munsi. Muririmbyi yaravuze ngo mpisemo guhora nkizwa. Gukizwa rero ntabwo ari ikintu kiba umunsi umwe ngo kibe kirarangiye, ahubwo buri munsi duhora dukizwa. Muhinduka tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yego. Icyo cyo gisubizo natanga. 2025 yitangiye ute? Yitangiye senga kandi nyitangiye mu mwanya mwiza wo kubana n'abantu. Bose amahoro. Amahoro. Turi kuwayibuza kubwe, ariko je nta muntu ufite ikibazo. Nta muntu ufite ikibazo nawe muri mwaka wa 2025. Ukifiteho. Je nawe ngifiteho. Ko niko kuri. Yeah. Nibyo tugiye kuganira rero, muze kubana natwe, muri buze kunguka byinshi cyane. Bishop, reka tugusabanze udusengera Imana, ariko umuntu mwaze kugabanya volume hariya kugira ngo numva amajwi kugenda azamuka. Wadusengera Imana kugira ngo bize kugenda neza cyane, kandi duhamagara Uwiteka Imana kugira ngo aza twiyoborere iki kiganiro, abantu baze kunguka byinshi, nteze kuba twiga ahubwo mukawira ari gukora. Imana nkuru, Imana y'ubutware, bana natwe, uturinde kongera no kugabanya, uduhe kuvuga ibyahesha izina ryawe icyubahiro. Abadukurikiye bagira icyo bungukira muri iki kiganiro, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni byiza cyane mwese, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Bishop, tangira ugira amagambo watura ku bantu mu mwaka wa 2025. Ntago abantu bagize amahirwe by'umwihariko kubana nawe. Gira amagambo baturaho muri mwaka wa 2025. Amagambo mbaturaho ni amagambo y'ubutsinzi. Bazagere kure hashoboka, bazatera imbere, bazaguke. Yego. Bazarindwe n'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana kuzabe kuri bo, ibyo bazakora byose. Yego. Uwiteka azashyire mu mugisha. Bazahaye baronke mu yandi magambo. Yego. Abanyeshuri bari gusubira ku mashuri uyu munsi, Imana ibarinde mu masomo bagiyemo. Yego. Ibahe ubwenge, ibahe kumenya no gusobanukirwa, bazagarukana amanota meza. Amen. Amen. Ahanini tugiye kuganira, ni byinshi cyane biba biri kugenda bivugwa kuri social media, ntabwo tuba tugiye kuvuga ku bantu, ariko hari igihe biba ngombwa ko tugira ibyo tuganiraho kugira ngo durusheho gutanga impuguro, kuko ubuzima turiho buri wese akenera impuguro za mugenzi we, kandi ntekereza ko na Bibiliya ibyemera. Guhugurana Bibiliya ntibyemera. Bibiliya ivuga ngo muhuguzanye ubugwaneza, ikibi no guhuguzanya ubugome, inzigo n'inziga. Ariko guhuguza umuntu ubugwaneza, hari uguhugura no guhuguza ubugwaneza. Twe turahuguza ubugwaneza. Ntabwo turi buhugure. Turahuguza ubugwaneza. Guhugura nabi aho kugira ngo umuntu yumve, ahubwo agakomereka. Yego. Kandi ntawe tugambiriye gukomeretsa uyu munsi. Ntawe tugambiriye gukomeretsa uyu munsi. Byose biraza kugenda neza cyane. Mu bihe bishize cyangwa se mu minsi ishize, hari inkuru twabonye kuri izi social media, kuri izi platform, iradutungura cyane. Ni inkuru yavugaga ku rugo rwitwa Papa Bitangaza na Bimku, umuhanuzi mukuru. Yego. Ndetse n'uwo bita Mama Bitangaza. Rwa rugo rw'ibitangaza birumvikana, bakunda kuza gutanga ibiganiro bavuga ku bigendanye n'ama divorce, bavuga ati urugo rwacu ni paradizo, tuzarinda dusazana, sheri, shushu. Abantu benshi baza gutungurwa cyane, wenda nawe iyo nkuru wagiye uyibona, nibyo Habimana Joel cyangwa se Papa Bitangaza yaje kuvuga kuri social media ko atakibana n'umugore we. Iriya nkuru wayakiriye gute Bishop?
ni abakozi b'Imana bagenzi bawe avuga ko ari abantu mufatanyije umurimo yego mbo icya mbere ni uko yarambabaje inkuru ya papa Bitangaza yarakubabaje inkuru ye yarambabaje kandi ndavuga n'ibyambabajemo ntabwo ibyambabaje byambabaje mu buryo bundi papa Bitangaza ntabwo tuziranye mu buryo bwo kugenderana cyangwa se bwo kubana mu yindi mibanire ariko namubonaga ku mbuga nkoranyambaga nkabona ibyo akora n'ibyo avuga yego hanyuma ibiganiro byose yagiye akora nk'uko nanjye wenda ibyo nagiye nkora yabikurikiranye kuko twabarizwaga mu gisata kimwe cya gospel hanyuma kubona yakoze ikiganiro wenda amenasa abantu bakoze za divorce cyangwa se bafite ibibazo mu ngo nabyo ntago nabimuhora kuko umutima wose wimenya aho wawo mubabaro nabyo ntabwo nabimuhora Clarisse Karasira yararirimbye ngo akiminsi teruye n'ikaremera ntiza gushuka akiminsi teruye n'ikaremera cyane ni nayo mpamvu n'ubu nshobora kuvuga uw'iminsi itaraterura agahita yandika comment mbi akandika ibyo ashaka ariko umunsi izamuterura azamenya uko isi imeze nyine yego ntabwo rero nubona umuntu nusekerwa n'iminsi ntuzishongore nyine yego nubona warubatse bigakunda ntuzaseka abo byanze nubona kandi warashatse ukabyara ntuzaseka batarabyara nubona kandi warashatse ntuzasheka batarashaka bagumiwe wabyumvise vuge ngo n'ubwiza bwawe n'ubwiza bwawe n'amashuri yawe n'ibindi yego nyine kuko iminsi iguteruye hari ibindi nawe byabaho ariko mbivugiye iki umunwa ururimi ni inyama yigenga turavuga tukagenda ariko umubabaro nagize wunze mu rya mutesi turavuga tukagenda nyine ariko ntukajye nawe ndabona ukiri muto ntuzishime hejuru y'umuntu uri kubabara buri ikosa rikomeye ni uburyo dushaka kubaho ubuzima bumeze hari filimi ejo nabivuzeho hari filimi imaze iminsi inkurikirana y'umuntu wari ufite uburwayi bwo mu mutwe ariko atazi ko aburwaye we yanezezwaga no kwica abantu umunezero ibyishimo bye ni ukubona ari kwica abantu nasabye ko abantu muri komenti bazanyandika iyo ndwara narayibagiwe noneho we iyo abandi barira we bari kwishima noneho abandi baba bari kwishima we akababara ubwo ni uburwayi ni ubumuga ni indwara ahubwo abantu banadufashe n'ibigo by'ubuzima bidufashe hari abantu bakwiye kuvurwa izo ndwara maze igihe nkurikirana muri ibi bya social media ku buryo ureba umuntu ukabona mu by'ukuri afite uburwayi kuko ibyishimo we kuri we ni ukubona abandi bari kurira bababaye yes ibyishimo bye umunezero we ni ukumva abantu bari gupfa nukumva ibibi ku bandi nukumva abandi babayeho nabi nukumva ariko siko Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishime umuntu utameze uku afite uburwayi yego babyumvise ndabyumva rero icyo nashakaga kuvuga byose narabibonye ariko ndavuga ni nyine igihe kiramwemerera gufata ijambo ku bandi bari mu kindi gihe yego nakurikiranye ukamureba ukavuga ati icyo ni igihe cyawe ivugire buriya nta nubwo njya mpangana n'abantu iyo uvuze ndavuga ngo ni igihe cyawe kandi igihe niho kinyeretse mu mwanya wo kugira ngo mvugaho nawe ejo abandi bazakuvugaho ni uko isi imeze rero icyo navugaga narabibonye ibyo biganiro ariko ngiye kubona mbona inkuba itagira amazi ni itagira amazi mbona inkuba irakubise inkuba yo mu mpeshyi inkuba irakubita ngiye kubona mbona umupapa wari icyitegererezo cyiza muri rubanda umupapa ukujije ari kuvuga n'umugore akavuga nicyo cyambabaje gusepare ntacyo bitwaye ariko gutandukana mukavuga abantu bamaze gutandukana ni benshi cyane ariko batavuze
kubera iki ari byo nagaye mu kuvuga nanone uri mu burakari, kuvuga uri mu gikomere bigutera kuvuga n'ibitabyo utagombaga kuvuga. Niyo mpamvu nta muntu wisobanura mu isoko, nta muntu ushobora kuvuga mu isoko ngo bamwumve. Uraceceka, isoko ryamara kuremura ukabona kuvuga abantu bakumva. Nibyo nabwiraga Papa Bitangaza, nta jambo na rimwe wavuga ngo abantu bakumve muri iki gihe cy'urusaku, muri iki gihe wataye umugore utwite. Nta jambo na rimwe wavuga ngo abantu baryumve. Banza ureke urusaku rushire, uzabone kwisobanura. Kandi ngira ngo niwe wagikundaga kuvugira ijambo. Nta muntu wisobanura mu kigeragezo. Iyo wisobanuye mu kigeragezo urisobanya, urareka Imana ikagusobanura. Icyo maze kukibona, nabonye umudamu nawe akuriwe ariko avugira hejuru, none azana n'iby'amasutuya nimara ibiki. Ndavuga se uyu mubyeyi ninde muntu uri kumushuka, ninde muntu muri inyuma? Rero mu bintu bito nabonye, nabonyemo ubujyanama butari bwiza, bubi kuri ruhande rwanda, kuko barakuze. Ni abapapa bakuze, ntabwo ari abasore. Ni abapapa bakuze, ntabwo ari abasore. Ni abantu bakuze. Impamvu ibintu byabo byambabaje ntabwo ari izina pastori, kuko dufite hari igihe umuntu avuga ibintu ngo abakozi b'Imana bo mu Rwanda niki gikomeye kurusha jenoside ku mateka y'u Rwanda, kandi yakozwe n'abihaye Imana, ikorerwa mu nsengero. Yibagirwa iyo umuntu yari gukora ikiganiro ngo ariko abapasteri ngo muri iyi minsi, no, n'iryari batabayeho. Nimba twarabahungiyeho bakatwicira abana, bakatwicira imiryango. No muri Bible Sawuli ntibarimo. So ntabwo ari igitangaza umupasteri gusenya cyangwa se ibyo byose, kuko jewe mubona nk'umuntu nk'abandi, kuko nta kiruta jenoside. Icyo twayibonyemo nuko abitwaga bihaye Imana aribo babaye abambere mu kuyikora no kwikangurira benshi, ndetse naho abantu bari bizeye gukirira bakaba ariho benshi bashiriye. Uri kunkurikira? Rero gutandukana k'umupastoro gusenya kuri jewe bibaho si no mu Rwanda gusa, no mu Uganda hose bibaho. Ahubwo ikibazo mfite ngiki, ese ko dutandukanye, mugabo nawe mugore, waretse tukabika ibanga? Kuko kubwira abantu icyo twapfuye twakibwiye amategeko, tukibwira amategeko, twakibwiye amategeko yadutandukanyije. Kuki tujya kubwira abantu icyo twapfuye? Mu kuvuga kwanjye nk'umugabo no mu kuvuga k'umugore haraza kuvamo ikintu kibi. Dore ikintu kiri buvemo, nuko bya bindi nza kuvuga nshaka kwirengera bizasigara ari ibikomere ku mwana, ku bana twabyaye. Na bya bindi umugore aza kuvuga ashaka kugaragaza izina rye ko ari ryiza, nabyo biraza kuvamo ibikomere bisigara ku bana twabyaye. Kandi mbwira abantu badukurikiye, nubwo turuhira ibintu byinshi, tugashaka ubutunzi amanywa nijoro, ariko ibyo turuhira abo tubyara. Ni gute abo tubyara ba bandi dukeneye ko bakura bakazakorera igihugu, tubasigira ibikomere by'ibyo twakoranye? Reka ibi bikomere n'ibi bintu tubivugire mu mategeko. Amategeko abibike mu bitabo, dutandukane, ugende amahoro nanjye ngendane. Ariko twe gusiga dusenye n'umuryango, wabyumvise? Abana bagumeti, papa yavuze ibi kuri mama, mama yavuze ibi kuri papa. Ni umwuka mubi, ari amagambo abantu basohora, n'imbuto mbi, ni umurage mubi baba bari kuraga abana babo. Je rero nagiriye impuhwe abana ba Papa Bitangaza, yego, kuko nibo bazasigara bari victim zari amagambo. Nibajya ku ishuri batedera abana babagabo ba wa mugabo baguriraga kariso, dera abana ba wa mugore baryaga amaturu. Ibyo bintu urabyumva? Nantinye kubivuga kuko numvaga ari amagambo y'urukozasoni.
none umwana abe victim y'amagambo ababyeyi be basohoye. yego bakaba victim bikaba byabagiraho ingaruka, ariko wenda ni byiza abana ni victim, ariko twinjiye muri sosiyete nyarwanda. Ibibayeho byose n'ubundi kiba gitumye tubivugaho ni ukugira ngo zitwigisha abana, kuko abana wenda baba bacyari batoya, ahubwo tuvuge kuri sosiyete nyarwanda cyangwa se no kubabyumva babitega amatwi. Hari ingo nyinshi zubatswe n'uyu muryango, hari ingo nyinshi zakomejwe bitewe n'ibiganiro. Navuga ko batangaga ibiganiro byiza bidashyigikira divorce, ariko uyu munsi ibintu byaje guhinduka, aho umugabo azana amajwi ku karubanda hanze. Wenda parodo gato tutarajyana kure, nicyo uvuga ko ari amajwi umugabo yakinnye ari gushwana n'umugore kuriya bikajya kuri uko bigaragara ni intambara bateguye igihe kinini. Ntabwo bivutse uyu munsi gusa. Kuko buriya iyo ugeze ku rwego utekereza kubika amajwi, haba hari ibintu utegura. Sibyo? Amajwi ubona abantu bagenda bazana nyuma mu biganiro, nuko uwo muntu aba yarakwishemo igihe kinini, wowe ukavuga uzi kuri kuvugana n'umuntu, nawe hari ibyo ari kubika mu byo agerageza gutegura. Muri make Papa Bitangaza ashobora kuba ari we wateguye bino bintu, kuko amajwi sindi kumushinja. Amajwi gushyira hanze amajwi warayarekodinze wari ufite icyo ugamije, hari ibintu uri gutegura ugamije. Kandi ntibyakabaye ngombwa kugira ibyo utegura, gukomeza kugira ibyo utegura. Wabona usenya bikugwiririye, ariko ntabwo wabona usenya warabyiteguriye. Abyumvise? Yego. Rero inama jye nabaha, icya mbere nta musaruro nta n'inyungu biri kungura umuryango nyarwanda, uretse kuba abantu bari kuvuga ati niba abakozi b'Imana, dore abakozi b'Imana bo muri iki gihe biyanitse ibyiza babyihorera bakabigarukirizaho. Byanaba byiza bagasaba ibiganiro bagiye bakora biriho hariya amajwi n'ariya biganiro, ariya magambo y'urukozasoni bakabikuraho. Ku bwanjye uwo ni ku giti cyanjye, bagasaba babakoresheje ati mukureho ibyo bintu. Nubwo byava kuri social media wenda bikagira imitima bisigaramo, ariko wenda buhoro buhoro ibi bintu byakibagirana. Kubera iki? Waruvuze kuri sosiyete nyarwanda, dukwiye uretse no kuba turi abarokore, hari igihe uca ku rugo bakakubwira ati uriya muryango ni abantu beza. Sibyo? Shaka gusabayo dushobora kugira ibintu dukora bikangiza n'umuryango nyarwanda. Yego. Sibyo? Dutangiye gucurirana, ntangiye kuvuga ibyo wankoreye, ntangiye kuvuga ibyo wamaye, ntangiye kuvuga, mbese ukabona bibyaye ikindi kintu kitari cyiza. Nge ku bwanjye numvaga barekeraho, nta kindi cyabiteye ni Satani. Iyo tutabaye maso, Satani arinjira. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo ntukiyambure, urumva, umwambaro w'urugamba kandi utaratabaruka. Sibyo? Icyo nshaka kuvuga, mu by'ukuri Shitani niwe wabateranyije. Kuko Mama Bitangaza afata icyemezo cyo kuva iwabo, Papa Bitangaza agafata icyemezo cyo kumurambagiza, barakundanaga. Umwe we yakundaga undi. Inama rero nuko ibyo bintu byo kuvugana, ibyo bagiye bapfa, abantu bapfa byinshi. Kandi iyo mvuga nirengera, n'undi yavuga akavuga yirengera, ariko mu buryo bwiza bwa gipfura bagakwiye kubyihorera. Umwe akajya hariya akitekerezaho, n'undi akitekerezaho. Babona bishoboka ko bazabana, bakamenya uburyo babitekerezaho bakazasubirana. Babona bidashoboka, bagatandukana, bagafatanya kurera abana babyaye. Sibyo? Ikintu gishoboka. Bagafatanya kurera abana babyaye, kandi bakabatoza uburere, bakabatoza
indangagaciro ndetse na kirazira. Urabyumva? Yego. Ntabwo bivuga ngo abantu nimba batandukanye bahinduka abanzi, bahigane, Yego. bafungishanye, Yego. baharasingane. No, umuntu mushobora gutandukana mukaguma muri inshuti, cyane cyane ko igituma muba inshuti hari abana. Wenda mwananiwe kubana kubera karagiteri ye, wenda akunda kuvuga cyane, wenda se akunda kurya cyane, ni urugero, Aragusuzugura. wenda se aragusuzugura cyane. Mushobora gutandukana bitewe wenda na karagiteri ye. Yego. Ariko gutandukana ntibivuze ngo mpinduke haduyi wawe nawe uhinduke haduyi wanjye. Kandi hagati hari imbuto y'abana dukwiye kureberera twembi mu buryo bwiza. Rero Yego. numva ni nawo mutima n'abandi banyarwanda, gutandukana ntibikwiye kuba impamvu ituma abantu bahigana. Yego. Oya, abantu batandukana rwose, umwe Ubuzima akajya ukwe, bugakomeza. ndetse yanakora ubukwe ukaba wabutaha, yanarongora ukaba wamutwerera. Kuko ntibyakunze ko dukomezanya. Hari karagiteri wari ufite, hariyo nari ifite, ntizahuraga. Ujya ukwawe njya ukwanjye. Ntibivuze ngo abantu bose batandukanye bahite bahigana, bajyane mu mategeko, batangire gufungishanya, batangire kwangiza imitima y'abana babyaye. Abana bamenye amabanga y'ibyo batagakwiye kuba bamenya. Inama yanjye nyitanze nk'umunyarwanda, ntabwo nyitanze nka bishop. Urakoze cyane. Wenda ntabwo nshaka kugira ngo iki gitindeho cyane, ariko byafashe isura y'abakozi b'Imana. Papa Bitangaza avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ati iyo ntaza kuba pasiteri nari guca umutwe w'uriya mugore agahanga nkagashyira mu ishashi, Ririya jambo akajyana kuri RIB. ryarambabaje kuko yarivuze mu gihe kibi, nyine yarivuze akomeretse. Aravuga, ndavuga ngo umurongo utukura ukandagiyemo. Avuga ririya jambo Buriya yakandagiye mu murongo utukura. kubera Buriya iyo bavuga umurongo utukura, hari igihe ubuta byonyine kuvuga byonyine byonyine birahagije kugira ngo uri mu ruhande rw'umwanzi abona ahahera. Nkimara kumva ririya jambo, nashatse nimero ye sangira ibizi, ariko nagira ngo mubwire ngo bwira uyu munyamakuru iri jambo arikuremo. guca umutwe nkajyana kuri RIB. Ariko yavuze ko yari kubikorera ari pasiteri. Byahise bituma murebe bano ba pasiteri harimo n'abicanyi. Baravuga ati kuba umuntu yatekereza icyo kintu bivuze ko yanagikora. Nicyo kintu kibi. Nakubwiye ngo nta muntu uvuga mu gihe akomeretse. Mu gihe ukomeretse wiga guceceka. N'abakugira inama ngo vuga baba bakubeshya. Kuko mu kuvuga kwawe ukoramo amafuti menshi. Yego. Urabyumva? Ndabyumva. Kandi uko bigaragara, Satani ikintu cya mbere yabanje gutwara, yabanje gusiba indangagaciro za Gikristo. Kuko iyo haba hariho izo ndangagaciro, hari kubamo kwihangana, hari kubamo kubabarirana. Kandi kukubarira ntibivuze ngo nkomeze mbane nawe. Oya, ndakubabarira nkabohoka, nawe nkakubohokaho. Ukagira liberté yawe, nanjye nkagira liberté yanjye. So rero izo ndangagaciro iyo nibatazikurikiza ngo bagaruke mu ndangagaciro za Gikristo, nimvuga mvuge nk'umukristo, nimvuga mvuge nk'umushumba, simvuge nk'umuntu uri gutebya, nk'umuntu uri kubwira bira oya, mvuge nk'umushumba. Naratewe koko, urugo rwanjye rurasenyuka. Yego. Ariko nubwo rwasenyutse, nkomeje kwinginga Imana impindure ID, impindure identity, yongera ingarukeho. Sibyo? Noneho hari n'uburyo umuntu avuga ukabona hariho biri kuzana indi image mbi. Je kubwanjye ririya jambo ntago ryari rikwiye, nta nubwo rikwiye ku mushumba wari we wese. Umubabaro wose wagira ntabwo ukwemerera kumena amaraso y'umuntu. Twibukiranye ko abantu guhora ari uko Imana rwose. Ntabwo rero umubaro wose wagira wavuga ko wajyana umutwe kuri RIB. Ririya jambo riragayitse, ariko ni iminsi nyine turimo igoye abantu.
yego ku ruhande rumwe hari benshi bagiye batanga ibitekerezo kuri iyi comment cyangwa se ku bigendanye n'ibi bigendanye na Papa Bitangaza, ariko impamvu abantu benshi bakunda kubivugaho ni uko bavuga ko ari urugo rw'abapasiteri. Nakurikiye umwe witwa Wihangane kukubaza gutya, wenda wagira icyo bibigaho niba biri ngombwa cyangwa bitari ngombwa. Witwa Karegeya Omar yavuze ko ku bijyanye na Papa Bitangaza atari ubwa mbere bitamutunguye, kuko hari uburyo yavuze ati murabizi ibyo navuze kuri case ya Pastor Mutesi wari uri muri Shogol, ariko nkurikije n'umunsanga aribo yavugaga aturiya nuriya wo kwa Pastor Mutesi nitwa Pastor Claude, hari igihe bigeze gufata hana amezi 6 n'ubundi basangira agatama n'agatabi. Akoresha system kiboneza vugo cyata agataka gatama n'agatanda. Avuga nti ningira amahirwe yo kubona Bishop Gerard nzamubaza binavuzwe na Karegeya Omar, wenda ni ibintu akunda kuvuga ko abafitiye amakuru 100% ati ni uzansa imenyetso azabimbwire. Se Bishop Gerard byagenze bite na Papa Bitangaza, wenda tubwire n'icyo gihe byari byagenze bite? Ntabwo nemera ko ibintu abantu bavuga kuri izi mbuga nkoranyambaga biba ari ukuri. 99% biba ari ikinyoma. Kuko mpamaze igihe hari nagiye nkorana n'abantu ibiganiro bitandukanye, mbona uburyo hari udutsiko iyo tabanye natwo tukurwanya tukagusarasinga uku nguku. N'abapasiteri batavugaho babatinyira imiryango ikomeye bafite n'imbaraga bafite zitajyanye n'iziyobokamana, ariko zibijyanye n'imiryango wenda n'amafaranga n'ubushobozi. Abuzumva bavuga neza bose babatinyira ko babagezayo. Ariko impamvu wenda twe batondagira barabaza ati se afite degree zingahe, akongera akabaza ati se imiryango ye imeze ite, wenda bakamuha n'amakuru y'ibice aturukamo. Buriya nuko nanone baba bataranarenga n'umurongo, nabyo nyine hari igihe umuntu yagerageza. Ariko icyo nshaka kuvuga, ntabwo nibaza inyungu ihari mu gufata igipangu ukakijyamo. Njyewe ntabwo nshaka no gusubiza ibyo, ndashaka kuvuga ijambo rimwe. Njyewe navuye muri ibyo, ntabwo nigeze nanabibamo, ariko navuye mu gusubizanya n'abantu. Umuntu wese ageze avuge, kuko naba ntarabashubije, kuko izina ryanjye ryari gutumbagira mu gihe cya Mutesi, ryari gutumbagira mu gihe abantu bose bavugaga bamwe bati ibi n'ibi, none nkabaza kubasubiza uyu naba ndi iki. Ariko ayo makuru ubwo uvuze ko ariko bitigeze bibaho. Cye ntabyo nzi. Urakurikirana? Ndakurikira. Ntabwo buriya hari amafuta umuntu akora Inyamirambo, igihe mafite urugo, mafite inzu, ndajya gukodesha, yavuga ko hari iwanjye basi cyajyaga kumvikana. Wumva rero ari ibintu biri katafazi, ibintu byo guterateranya gusa kugira ngo izina ry'umuntu ryangize. Kuko mu kiganiro yavuze ko kugira ngo abone ko namushubije yagihawe n'undi, kandi uwakimuhaye si uko ankunda. Yavuze ko ari Claude wakimuhaye. Uwo wakimuhaye si urumva nkunda? Yabuze icyankoraho, yabuze icyantemura, aririrwa areba ibyo nakoza abyohereza abantu n'ibiyohereza. Urumva rero ni cya gipasitoro kirwaye, ni cya gipasitoro gifite ibibazo, ni pastorale yacu irimo ibibazo bigoye. Nashimiye leta y'u Rwanda umunsi ifata icyemezo, insengero zimwe ikavuga ati zibe zihagaze, kuko hari ibintu abakristo bazi ko leta yabahimukiyeho, ariko nzi neza ko ahubwo leta yabafashije. Urumva? Hari ibintu abakristo bazi ko leta yabahimukiyeho, ariko leta yarabafashije.